yabonetse Diez urari ngwino duhereze akapera urashiraho kamera oya okay ngaho nta kibazo umusanda ashaka kumva impano Diez aranacuranga reka nzumwumve abandi mwese mu muting
murakoze cyane. Mucho unmute your mic ugiye comment ishyira kuri uyu mwana. Nicho. Yewe. Mwana uramwumva ute ngaho rero? Uyu muntu rero ni umuhanga impu zombi. Urandika cyane ko umuntu ari mwiza muri sekira oya mu ndirimbo za kera kumva ari n'umuhanga muzubu ngo urumva wewe abukubitemo icyongereza warira oya bita byumvikana noneho hari akantu Ngabo Medali yigeze kuvuga aravuga ngo kumenya gucuranga ni ubuhanga ariko kumenya gucuranga gitari ni ubutwari. Buriya noneho nizere ko ari we uri kwicurangira kandi numvaga kuko ari we bisobanuye ko kugira nyine ubu ni umukobwa wafashe initiative yo kumenya gucuranga gitari kandi akaba ashobora kumenya indirimbo agacuranga indirimbo nshyashya n'iza kera. Yewe numvise kandi afite a wonderful voice. Merci. Umuhanga cyane arabizi ya none abahe Ndiyaza bikiza. Kicukiro. Abantu ko bagusabye kubireka n'ubikore diye. Ntabwo nari kubikora ndi kuririmba ariko ngo muri minota ntabwo nari meze nk'umuntu wajya kuri kamera. Ya, ariko nabikora nabyo nta kibazo. Okay. Ubwo ntushaka kujya gushyiraho makeup koko? Oya. Oya ariko ni kamera ntabwo waza kuri kamera. Itegure sheri, itegure. Birumvikana. Itegure naza kuri kamera noneho uramukunda kurushaho. Ngiye mukunda ntabwo mukunda impu zose. Mukunda ingeri zose. Mukunda umugenda mukamukunda n'amagenda. Ni bro, uyu mukobwa ni mwiza, aririmba neza, agira imico myiza. Nukuvuga ngo niwe rugero rwiza rw'abantu bashoboye kandi bashobotse. Daddy. Oui. Akijya gushyiraho kamera ngiye akantu nshaka kubwira Mico. Oui. Aririmbe ikinamba. Iki? Umunamba. Wakaririmba umunamba noneho turamukizwa n'iki Godfather. Niyo uraririmba kandi abafaransa none. Aramukiye mu bintu byo koza se. Ngo arashaka ko mbabari nyumvira. Iriya ndirimbo iri mu bintu weda ni nyinshi nagukundiye. Weda n'ubufana bwanjye hari henshi bwashingiye. Ariko ikinamba cyo nyine hari ukuntu nyine kijya kibigenza neza. Ngo ugize ngwiki. Umunamba mwiza ari. Umuntu bashaka kuba ari umunamba Godfather. Ntabwo yari umunamba. Aragira ati urufuro rwibura kandi amazi sayibura utandukanye cyane n'abandi banamba. Urayipurije imodoka n'umwakaka. Bayikiniragaho ariko ntibayikeshe. Sinzi niba itandukanira ari ikinamba cyangwa ari abanamba barushanwa ubuhanga. Uyu munamba ejo nzampostinga. Reba ukuntu babakapo bamulayikinga. Uyu munamba ndabona zikigamba kubera ukuntu yoza ndamusigira akantu tip karako. Ndahari umusa ndahari mba ndi kumva none ko Imana yampaye ari y'umudomo. Oya aho ufite koko. Kandi ibintu waje mbona utazavuga ngo wumvikane sha. Uravuze? Waje mbona utazavuga ngo wumvikane ariko ufite umudomo. Kaze mubwira umusa. Urumva? Mico. Oui. Uzi ko nkunzi imbere
ya Godfather ariko rero Godfather sha twaratikeraga tuvuga pe ntabwo ari ngombwa nyine ngo umuntu yivuge byose kuko abahuriye hano urabitswa bimeze sibyo ariko just now kwa Godfather byo uzi ko biba birenze ariko mwe Yesu Kristo so gusa ni umuntu mwiza cyane sofa ari fari nyine atuzaniye ibyiza byinshi aba bagabo ba Godfather ntabwo barwiyambitse ni ukuvuga ngo noneho reka nkubwire hari abana sana tuba twaranaganiriye kenshi urumva mani urabona ariko nyine bari byiza sibyo abari byiza kongera kubona n'abantu kera byari bimeze neza sibyo turashize reka nce Godfather ashobora kubifata nk'umuntu reka nshire kamera inyuma oya yifunge kera byari bimeze neza kera byari bimeze uzi iriya boro ya kera ukuntu yari imeze yari boro nziza yari boro y'ubwisanzure yari bwo nta ninyi ibamo kandi bya bintu byari bimeze neza nyine ariko ubu baratwicaza tukiga kera harahiye kera nyine hari kera haje gusa mukira rero gusa kera nyine abantu bari beza sibyo bateka mvuge mu kinyarwanda kijunisha sibyo abantu bagiye komedi kera twarishimaga urumva umuntu akishimira na mugenzi wiwe sibyo kandi ibintu byose ufite nimba ari umusitari runaka wenda uri kuri level runaka sibyo akaba yabonana n'umuntu wenda uri wenda udasa nabi wenda tuvuge nk'ibyo nk'urwo rugero sibyo akaba wenda yamuganiriza amakuru umeze gute n'undi wundi nyine akamuganiriza n'abandi aho se buriya nta nubwo ushobora kumva ko ibyo uvuga ari uko uri kuvuga ubusa wabwanutse bakuretse bari kuguseka you are speaking nonsense nta kintu uvuga niba wanyoye niba byagenze gute nonsense manuka Geze nugaruka mbwire abantu bakuretse bari kuguseka uri aho ngaho uri muri bwebwe ntabwo ibyo uri kuvuga bimekinga sense uravuga ubusa uravuga ibintu bikocanye bidafite ahantu bihuriye nawe ugafatira utu kwagiye umusango bimeze bite buriya rero twebwe urumva akenshi mu bintu byinshi buriya bari musuka muri kumuseka aravuga ibintu bidafite aho bihuriye namwe mukamuseka ndice fa n'abanyarwanda ntimushobora kumubwira ko ari kuvuga ubusa muramureka tu akomeza bwanuke kandi muri ko ari kuvuga ubusa muri kumuseka ntashobora gusoma comment ngo abantu bari kumuseka niba washyizemo icupa genda umenemo amazi uze kugaruka nyuma aha ngo bimeze bite ni fresh ariko nkanjye buriya nkanjye nta kintu mba mfite cyo kumubwira buriya babumiwe kuko umuhanzi n'abafana nasanze ari ibindi bintu mbese hari ukuntu hano utitonze uhita uhagaragariza utukaragiteri rimwe na rimwe twaba tutari fresh urumva ariko nk'iyo mfite abantu banjye hano gutya turi kuganira uzamo nyine mwaramutse mwese hari umuntu uri kuvuga mutinga Mike yarangize kuvuga thank you mwaramutse waya nazavuge nta kibazo hanzi bagiye ariko dufite abanzi bagiye banga ba diaspora dore byabaye kuri ntuza kuri nani kuri Sano Sano yanze Cadette
ariko yanga Cadette amaze kumwiba imitungo ye yose hanze abanyarwanda muri abayesiko Sano waririmbaga gospel waririmbaga gospel ariko makuru naje kumenya burya uyu mutipe yateranijwe hari wa mupasiteri uranga umwe watse umupuri hano bamwita Hakimu ngo niwe wateranije Sano n'umugore we hano hari ibintu tugiye tubona nabyo hano umusa yamuteranyije atese yaramuteranije amakuru naje kumenya ngo uriya mupasiteri yashaka gucumbitaho Cadette noneho akabwira Sano ngo Cadette ni indaya afite n'abagore muri Amerika ngo afite n'abagabo muri Amerika Imana iramubwiye ngo ntabwo ari we mugore we namureke noneho akajya kuri Cadette akabwira Cadette ko ngo Sano arwaye igicuri ariko ako kantu k'umupuri nako waje kumenya ngo ugakoresha se nawe umupuri rero hano haje umupasiteri urumva agasengera abantu akababwira ati ariko rero buri Imana imbwiye ko ufite ikibyimba cyangwa kanseri igiye kukwica kandi iri aho hasi zamura amatungo ijisho ry'Uwiteka amasengero uti makandira imbere hanyuma noneho abagore bagatoha bati kiramenetse ati pastor none ko ndi gutoha Biki ibintu mbona ahangaha si iby'i Rwanda urumva ati yito se buri bugiye gukira umukobwa muto abakobwa baratohaga umusa iyi mihanda n'akasamutwe okay Daddy ntabwo uciye mu jambo ke urabizi ko tutemera byatari sibyo nita dukanda umubyaye ikintu cyo cyo kubana uri mukuru ukatsindwa n'Imana ntukagiteze oya gendi ureka mubye nawe wigira mutoya kandi urashaje ngaho sa nk'umyutinze gato twumva umuntu bitadiye